ashobora kuba ari ku munsi mukuru yishimira ko yavutse, ari inyama imbere hano umuhogo arapfa. Harimo umushuti wanjye yasize abantu mu rugo, asanga umwana we yaguye mu kidomoro cy'amazi yapfa. Ariko mbizi umwana yajonje ifoke muri bize, asanga umuntu bamufashe arapfa. Mu minsi ishize hariho umwana mwiza cyane abanje kuba nkoranyambaga, yinjiye muri toilette uravuga yapfuye. Hari igihe tuba mu nzu y'Imana tugafata nk'urugero bwira ibyo bishoboka tubujije, tukagira ngo nta mashini ahari. Nagira ngo ninde wakoze amasengesho yo kuza muri iri teraniro ngo bantu ninde, turi abantu bateze moto, ninde waje mu modoka, ninde wakoze amasengesho amugeza hano. Iyo umuntu agiye kujya hanze y'igihugu ategura amasengesho y'itatu kugira Imana izabane nawe mu rugendo, siko bimera. None ko utakoze amasengesho kugeza hano nuko wishoboye. Simon Kabera yaravuze ngo hari n'ibyo dukorera tutarasenga. Nagira ngo dukomere Imana yacu amashyi n'impundu nyinshi. Tugira ngo tuzashima kuko twaguze amazu, amashimira tugose aratugosa arahari. Ushaka ngo bakabikata umuntu arapfuye kandi aguye muri dushe y'amakaro yayujuje nziza, inzu y'icyubahiro yarayujuje, yarayisengeye, none aguye muri ya dushe. Yesu ashimwe. Amen. Anyujemo kugira ngo dushimire Imana, ariko n'abari basinziriye bakanguka. Abaje nyuma nikuze nitwa Theogene w'Imana, sengera kuri ADP Kimisange Gikondo, muri Paruwasi ya Gatenga, kuri Fede abenshi banzigaye musitiro Ukeneye abasore imbere, mfite madamu n'abana babiri Imana yaduhaye umugisha n'uko yagize neza. Haleluya. Aba mu gitondo twaganiriye bahuza n'abantu batatu, nibo nabasabiraga guhura nabo. Namwe ndabasabira mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Mureke dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 23 umurongo wa 14. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 23 umurongo wa 14. Dushima umushumba watugiriye icyizere aturarika ukuri Imana umugisha. Nubwo Imana umugisha. Uyu mujyi urimo abigisha beza, uretse n'umujyi n'iki gihugu kirimo abigisha. Nubwo umuntu akugira icyizere aho ngo uzigisha iteraniro ryo ku cyumweru, umusengere bibasha bene data. Cyakora naherukaga kera nabivuze mu bya mbere, amatara atukura, ay'imihondo, ay'icyatsi kibisi, akatabi kamwe kameze ukuntu. Mbega ukuntu Imana yakoze ibyo bikomeye hano. Uruhimbi rwiza, abakristo basa neza, nuko Imana yaha umugisha mwinshi. Mwarakoze cyane, Imana yabakoresheje. Haleluya. Akayaga mu rusengero urakumva, ibintu byiza cyane. Iri cyo Imana yaha umugisha mwinshi. Noneho bakora rero irimbi ya mbere ikari mu kugira ngo nari ndi gukurikira.
Rwose abantu ukurikira baririmba iki n'indi yaza ukagira ngo bibaye ishyaka ufite ibintu byiza pe mu gitondo kureza tumenya wese nyuma y'abahanga muri bose none bararirimbe nabo neza n'utwari tugiye aha twahageze paje 317 Isezerano rya kera umurongo wa 14 igitabo cya kabiri cya Samweli 23:14. Icyo gihe Dawidi yari mu gihome kandi abanyagihome cy'Abafilisitiya bari i Betelehemu, kandi akumbuye aravuga ati icyampa nkabona usomya ku mazi y'iriba ryo ku irembo ry'i Betelehemu. Maze abo bagabo b'intwari uko ari batatu batwaranira mu ngabo z'Abafilisitiya bavoma amazi muri iryo riba ryo ku irembo ry'i Betelehemu, barayajyana bayashyira Dawidi, ariko yanga kuyanywa, ahubwo ayabyarira imbere y'Uwiteka. Aravuga ati ntibikabeho Uwiteka we, kuba nakora ntyo ndebemo amaraso y'abantu bahaze amagara yabo, nicyo cyatumye yanga kuyanywa. Ibyo byakozwe n'abagabo b'intwari uko ari batatu. Irindi jambo twasomye iri muri Timoteyo wa kabiri, igitabo cya kabiri cya Timoteyo cyangwa se urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice n'isezerano rishya nyuma babashije amasezerano make inyuma rwose. Igitabo cya kabiri rwa Timoteyo igice cya 15-18. Aravuze ngo uzi yuko muri Aziya banteye umugongo, muri abo nifuge niba utarahabona gukurikira nta kibazo bashaka. Uzi yuko muri Aziya banteye umugongo, abo nifugero na Hermogene. Umwami wacu agira imbabazi wo kwa Onesiforo, kuko yamuhuraga kenshi kandi ntagakorwa n'isoni z'umubiri wawe. Aho ageze i Roma ari umwete wo kumushaka arambura. Umwami we kuzabona imbabazi z'umwami kuri urya munsi. Ibyo yamukoreye muri Efeso uko bingana ntawakurusha kumenya. Tuvuge ngo amen. Haleluya. By'ukuri biragoye ko umuntu yakwigisha abantu namwe. Tumaze kumva indirimbo nziza, tumaze no kubona ibintu byiza biri hano. N'uwaza ntiyigishe wasanga ubuhamya. Nawe y'Imana ko nasanze bose n'ubuhamya bwigenge, kandi ko yari yakoze kuri turirimbo. Naze nitekerezaho uko usa, uko wambaye, aho ubona n'ubuhamya bugira buke bugende. Ubu cyerekezo cy'intambiro arambwira ngo ndakubonye wowe wicara ahantu ukavuga abantu bose bakakumva, ngo kandi waba wicaye hagati y'ibyuma ukabivuga ukamera n'abantu batari mu Rwanda. Yari umukecuru ukuze. Imana ni igitangaza. Nyiga ibitari muri kaminuza bukeye, undi muntu arambwira ngo hagiye kuzaza radiyo ya ADP, kandi yahabwaga imyaka isoya yabimbwiye muri 2014. Radiyo ya ADP iza 2014 ku itariki 24 z'ukwa 12. Arambwira ngo hagiye kuzaza radiyo ya ADP kandi izabikora. Imana yacu tukagereka. Ubwo rero ukajya aho ngaho ukarwana, ukavuga ati Theo yazanywe namwe yagize ibitekeka. Imana ni nziza cyane. Haleluya! Amen. Imana niyo kwizera. Ibyo turimo n'ibyo dukora nuko dusana ubuhamya bugenda. Kare mushuma yatwakiriye maze kunyakira niba ku muntu wampanuriye mbere yuko nza kuba i Kigali. Nari mfite ibibazo ndangije kwiga nta kazi bimeze nabi, ariko ibyo Imana yavugaga nanjye meze nabi nibaza ko ibintu bizagenda. Umuntu arambwira ngo mutunye i Kigali, Imana yarambwiye ngo ngende i Kigali, kandi ngo ijambo uzavuga ngo n'uburyo uvuga ngo ibabwira ngo nyiribihe yambwiye ngo mbabwire. Urabona ko ibyo nibihe yambwiye. Nyiribihe nahindurwa n'ibihe. Mu minsi ishize namenye amakuru. Haleluya. Amen. Namenye ko ibiciro byazamutse ku masoko hose. Byarazamutse, isukari irahenze, ibirabigeze kuri angahe?
magana n'ibihumbi magana inani bya umuceri amabanki barahomba MTN baratse ko ahombye miliyari zigera kuri 10 na magana angahe n'amafaranga menshi ibigo byinshi byarahombye byahuye na crise ariko bafitiye amakuru mu ijuru nta crise yabaye. Haleluya. Wavuganye n'Imana n'ubwo ibiciro byahenda Imana izajya imuzamura mu bijyanye n'ibiciro. Amen. Uko ibiciro bizamuka Imana izajya ikuzamura n'ibiciro. Abakozi Imana tuzereye ko rudashoboje atwara imodoka. Uko ibiciro bizamuka bya essence Imana ijyanye ibyo biciro. Amavuta za siyansi zizamuka Imana igutwarana nabyo. Ayo babwira abakuru mu ijuru batarahomba. Wowe nakigira wabo tuwe urumva ngo Imana yatumye ngo raraho. Yo achimi sinenga bako. Haleluya. Imana ntigira imyaka. Ntabwo igeze iza anniversaire. Imana ntabwo igira muri birthday, ntabwo igeze iza anniversaire. Kuko ntigira umunsi ivuka kuyisanze. Haleluya. Niza biratinze biraramye ngo wenda mu byange bizafita bisohoje. Buretse. Niyo mpamvu bakubwiye nifite ubwo bw'igihe bizabera kuko nigendera mu myaka. Iki Imana ntigira wivuka. Kuvuga ngo ukamwitara n'izagusanga wikinya imihanda igeze. Haleluya. Imana ntivuka mu ngo z'abakomeye bivuga ngo ntimenyana n'aboroheje kuko ivuka mu ngo z'abakomeye. Kandi Imana ntivuka mu bakene bivuga ngo yikundira abakene gusa. Imana ntigira wivuka, ntigira se, ntigira nyina yisanze. Niyo mpamvu utagize n'amarangamutima wibwire ngo runaka byagenze gutya. Imana ni Imana. Mushumba yigeze kutwigisha amasomo kandi nige mwishimira, mujye mwishimira ko ari Imana gusa. Mwishimire ko nayo ari Imana gusa. Atarajya muri Amerika mushumba masomo y'abakora kwa muri yitangarira ubukungu yibonye ubukungu muri yiwe ngo yireke mwitangare. Haleluya. Biri kubwirira ukabona bitize niyo babije kwa Zakariya iraza kavuga ati mwige ndavuganye nabo kandi mvuye mu ijuru barabwiye ngo umwana utegereje imyaka ugiye kumubona. Zakariya agahita avuga ati turashaje Elizabeth yashaje. Imana agahita marayika agatabwira Zakariya ati sinasubire Imana idasaza ngo yibwire ko wanze kubyizera twe ngo tubitwa wizera. Uzavuga no kumwana yavutse. Niyo mpamvu iyo igiye kwa Aburahamu ntizinya kubwira Aburahamu uwashaje na Sara uri muri menopause kandi ati mugiye kubyara umwana w'umuhungu. Wenda byashoboka mije kuri yakara mvuganye nawe na Sara. Nigira imyaka niyo mpamvu itatereza umuvuga ngo ndatinze ngo mubwiye yavuze ngo ndashaje ngo mwana ngo ndakubohoye. Nubwo wabushaje abasaza bakuru nubwo abajene nubwo wabushaje uze simburi nabonye kumbuga nkoranye yakoze ubwo nubwo abajene. Haleluya. Ufite ikibazo cy'uko watinze ntabwo Imana iratinda. Abantu batatu wa mbere ngiye kugusabira umuntu wa mbere ko ndagusabira abantu b'umumaro. Uwa mbere musabira ni umuntu utakumva ubusa. Imana ikurira umuntu ukumva ubusa. Dufite abantu twabwiye batwumvira ubusa n'ibyo twabwiye bagenda babivuga mu bantu. Uriya kabya uriya bimeze gutya byaranze. Dawidi yifuje amazi i Betelehemu. Inyome murakizi mu gihugu n'ubwongo bari baba bose babakoreye korotire y'uburyo batangiye ahantu batarenga. Dawidi arabati nubwo batugose bunguye amazi i Betelehemu. Betelehemu irasobanura ngo ni inzu y'ibitsina. Ntabwo yaraherutse mu nzu y'ibitsina, yaraherutse abantu bahengurirwa, yaraherutse haba ibihe byiza. Arabati ndakumbuye we. Arabati nayobora gutabaga batatu bakubise bagendaga bari abagabo bany'imbaraga b'indwanyi bakomeye umwe agiraga icumu ryinshi. Icumu rimwe ry'umugabo ryishe abantu 800. Yatereka ku magana ari bagahita bakora abagabo b'intwari bakomeye cyane. None umwe muri abo bagabo
arabata ko mu bisibyo databuja yifuje amazi y'Betelehemu kwiriba ryo kwirembo. Nakwifuza amazi duha. Imana igwa abantu bumwe ibintu bya bakabigira umutwaro. Abagabo barahaguruka baravuga ati tujye kumandira databuja tumuzanire amazi yifuje. Nubwo tuyanywa n'amazi nabo babagahabaga amazi ariko Dawidi aravuga ati nkunga y'amazi y'Betelehemu. Haleluya. Kandi uyu munsi amazi y'Betelehemu arakumbuye kuko aragose cyane. Amazi y'Betelehemu arakumbuye, ubuhanuzi haragoswe, hari ibibazo bikomeye cyane, abantu bari kuvuga muri bagara babivanga, ntitukinenya niba hari iby'ukuri yibeshye, abantu baraza bakatubeshya, bigeze naho twikanga, nivuze, nisivuze, mu bavuga butumwa ibintu byarapfuye, muraza agahinda ubuhamya akabeshya akagera, ariko Mana we tukumva amazi y'Betelehemu. Wibuka itoro ryawe kandi muri byiza ngo cyera akagaruka ngo yewe kintu cyaza gica muri bo kikayisuzuza abatariho nyamara bene abantu bahora bari maso basoma rwazari rengere. Biru byari ivanze amazi y'Betelehemu arakumva dukeneye ubuhanuzi bwabo n'umuntu ntume nujya no kubariza ngo nivuze ngo nkeneye ibimenyetso undi abigira umuntu abona nujye kubaza n'ibimenyetso gataba ati nivuze ndabivuze. Hari igifuka yumva ariko ari umuntu azana akakubwira ukamenya amanga mutima yakubwiye. Dukeneye ko abantu bahaguruka bakatubwira mu nzira tukongera tukabona n'umunsi wa Betelehemu tukabona n'amazi y'Betelehemu. Arangije abagabo baragenda bararwana bahakura amagara yabo batanga ubuzima bwabo bukeye barayavuma barayamuzana ngo bayazane amazi ayitega arabatiye muzanye amazi y'Betelehemu bati turayazanye. Nababwiye ko amazi atari cyo kibazo arakeneye yari akumbuye kumenya amakuru y'Betelehemu n'ibiberayo. Ayabonye arayatinya bataye amazi sinatuka ngo nyamwe abantu bahaza amagara yabo aya ni amaso reka nyabyari ku gicaniro cy'Uwiteka. Kuyazana n'imvugo y'ibwami ikomeye nyasuke nyamene amata ntasukwa ntamenwa barayabyara. Murabyumvise? Kuyabyara n'icyo bice abajene abanyarwanda bajene benshi mwakumvise icyo kinyarwanda. Kuvuga ikinyarwanda abajene kugira ngo ikibazo ntibazi ikinyarwanda ntibazi igifaransa ntibazi icyongereza arandika kuko yanditse iki. Generasiyo zo kuva muri za kane zizana ibibazo bicanye muri bibazo nari babwira ngo kubyarira amazi no kuyamena mu mvugo y'abami kuri rubanda kuko ni ubuvanganzo nyababo ntabwo ari ubugaragara. Hanyuma rero haleluya. Dawidi yitegereje aravuga ati muri iki gihe abantu bakoze Mana we uba wumugisha ariko sinatinyuka nk'uko amazi ameze nk'amaraso abantu batanzeho ubuzima. Ndagira ngo usabe umuntu ukumva neza ntakumvira ubusa ahubwo akagira icyo akora ku byo bamubwiye. Imana iguha umuntu ukumva kandi agira icyo akora ku byo umubwiye. Iguha umuntu utakumvira ubusa mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwo muntu wa mbere twamwumvise kandi dusanga amazi y'Betelehemu arakumbuye. Hari umwanya w'umugabo ngo wakirasha twarafashwa araba bagitura basigaye batuye muri kera gusa ngo Mana wa ibihe bya kera kandi twibaze itora yasinyiwe kuzijya disengera habaye ikintu cyatumye amazi y'Betelehemu ataboneka cyaraje ngo Mana wa ngo kuba abanyamasengesho ba kera Mana wa dukubiye mu bihe bya kera wibuke itorero ryawe wajya guhembura ibi mubona abantu baza gukizwa mutumenye niba bakizwe cyangwa batakizwe reka hari igihe cyabaye iri torero tubamo ibintu bikaba biri ku murongo waza wabivanze ugasanga abantu baranze kumenya bagura ati gusubiyeyo tubanza turi ibyo dukera none ubu hari ibisago n'ibiki rero n'ibisago byarivanze ariko amazi y'Betelehemu ageze arakumbuwe ariko uyu munsi haleluya. Imana yagutse abo bagabo batatu ku itorero ibihe byiza bigaruka mu izina rya Yesu. Amen. Mukristo yari magenda abagabo batatu ntabwo yari bagenda mu rugendo agenda n'utwaro w'ibyaha arembera waruhijwe ngo agende wasanga ngo agitegereje umusaraba ngo umutwaro w'ubumuga agenda igihe kirekire ngo umuva ku mugongo ngo urataka ngo amarira aratemba ngo warangije ngo yitegereze kuri uwo musaraba ngo abona y'abagabo batatu uwa mbere avuga ngo ibyaha byawe ugize gute yo Imana iguha umuntu kumva kandi akaguhumuriza ntakumve ubusa.
uwa gatatu ngo araza mwambura imyambaro yo gushambana. Dukeneye abantu batwumva bakagira icyo bakora ku kintu twavuganye nabo. Uwa gatatu uwa gatatu aravuga ngo ngushyizeho ikimenyetso. Haleluya. Kandi n'urwandiko ruzakuyobora inzira. Uyu ni umuzigo uzakuyobora kugeza aho ugiye. Bari bose yarikanye ngo twashyizeho ikimenyetso tumeze nk'agati kameze nk'akarungu mu maba turwoko butavubika bya bintu byose bajya barimo. Manishimwe abagabo batatu b'abakene. Undi muntu ugiye kugusaba umuntu ukuruhura. Umuntu ugira abantu bararushima. Mwese ishize njyabona kuri iPhone murabizi nababwiye. Sibyo na iPhone nyine yari bitangaza no kuruhura. Umwe arambwira mufite ikibazo bari bakunda ibiganiro ukora bari bashaka kuganiriza niba ariko se witwa nde arambwira ngo sigomba kumenya izina ryawe nta kibazo araganiriza kandi se arambwira ngo njye niyanga urugero rwamufasha kuba ntacyo bimariye murabaza Imana icyo ishaka wakora umuntu mwiye kuba napfe ukitandika mu nipfi ambwira ishuri yagerageje kwiyamura ntibyakunanira. Arambwira ngo iyo mpamvu uzayibarize yandetse nk'ibyo bashaka n'iki. Arambwira ngo uvuga ko Imana ari urukundo ndagira ngo baze ariko tukirana wese uriyanga ubona uri mubi ubona urushije abandi bantu kuba ndabona ngo wanditse ifoto yawe se ko kubona kuri WhatsApp yawe nta foto iriho ariko yari yamamagaye ngo reka njye ngo mpamagare kuri WhatsApp. Atuye ingoma arambwira ngo sinshaka kwiye nawe sinshaka ko undeba. None se wafashe ifoto ngo sinakwifotoza ko ndi muri ndiya. Arambwira se Imana ufite icyo yimbariza kindi ko twigisha mu rukundo bari na rukundo ni icyambere zayimbariza bafata ku ngufu yari ihe. Sinavuga ko amazi Petero makuru umuntu w'umukozi w'Imana yaramufasha yabaga mu rugo ntabwo ari umwitoro ryacu tukakuru yari umuntu w'umupasiteri n'abana b'abakobwa baragiye ko kumuza barabasura amufata ku ngufu aramusanga amaze kumusangana bagiye inda ivaho kuko yari yatwaye inda irangira kumenya umwanya w'ababyeyi. Kuva icyo gihe na Toma yagize ahora ava n'uyu munsi ahora ava byanze gukira abantu bose bwanyu aho yari ari mu cyaragiye gutura nabwo undi muntu noneho umucuti yari yamwifundiye ngo aramutwara bamutwara batazi ibibazo afite aragenda bamufata ku ngufu bamujyanye babiza abantu babagome n'ingumba y'abantu hanze atuma umuntu muri no bica abantu baba hirya ngaho ushobora bazi bajya batura abakobwa bakita babajyana akavuga ati ngiye kubira umugore iyo bica abantu hakurya yarabaga nawe hirya rero ngo bimaze gucika ko leta yarabiciye. Noneho rero aramutwara bamumarana niba ari ibyumweru bibiri ngo yamumaranye aho kureba ibintu byapfa ntiyake ahubwo namwambuje sida. Nawe se kuki utarareka arambwira ngo wandusha imbaraga mbaragize ntacyo bifata. Ndamubaza ko yari yabaje arambwira ngo n'ubu hari ikintu ufite cyo kumbwira iby'urukundo rw'Imana. Ndamusubiza gukira umeze ko wamusubiza gukira. arangije ndamuganiriza uwo munsi narabwiye Imana ifite icyo yakumarira ariko reka nzaba nsenge turaganira bisanzwe. Bukeye sinzi ikintu namubwiye cyamubaje amara iminsi myinshi yarampuye atashaka ko tuvugana na nimero zanjye barazigoroka. Nubwo arakibaje ni iriya kosa nagukorera ryatumye umwana ari yagatora tugaragara usanga ari ikibazo by'ibikomere
nyine wabwiye ikintu kirambabaza niyo ngibyo. Noneho nyuma ndavuga ngiye kumubona ejo ndabanyaramugana ahamagara aseka cyane. Ubwo yari azi umunani naramurakare nyine nafunze isura nararakaye ko yari yamubwira aramuganye ati n'ubundi namenye wakora iki. Nyuma rero ndabanyaramugana aseka cyane. Ariko icyamusekeje ni ikintu ugera yaramuhamagara ataranyiga mpita numva ijwi ryagirutse ndamumenya. Nawe uri runaka umeze ute se bawe ko ntagoye gutya kubwira neza. Teo n'umugije gutyo nkiyi utazongera kumvugisha ngo byibura kumva noneho nkeye ku mutima. None dusigaye tuganira ukuntu neza yumva ko bishoboka ko ari umuganiza agenda amutwara iki. Hanyuma Pawulo yanyandikije Timoteyo ngo aramubwiye ngo haleluya abantu muri Aziya barantaye bose banteye umugongo. Muri abo ngabo nawe urabazi harimo Fugero na Hermogene. Babonye tutavura nasomye amakuru ya Fugero na Hermogene. Pawulo akimara gufungwa yagize ibibazo bikomeye cyane yo kuramara kubwiriza ahantu. Hari abayuda bazengukaga inyuma bagenda bavuga ngo Pawulo arababeshya nimudakeka nimutagira gutya ntabwo muzakukizwa ibyo kuri iki. Bivuga yuko baba baratinya akarengane bagahita bakatije Pawulo atije n'ibinyoma tubivuyemo abantu bamuva baramuta baragenda. Ariko nagira mubwira muri iteraniro mume ku bantu babataye. Yesu ashimwe. Uyu munsi ndagusabye urutonde wageneraga rw'abantu babutaye rwihorere. Umuryango warakwanze bihorere rwose. Bihorere bohokana nabo. Muri iteraniro niba ushaka gukira ugatera imbere bohokana n'abantu bakuretse. Bareke rwose. Bahe ntasho kubera ati ntabwo ntikeneye kumenya amakuru ya Fugero wantaye, sinkeneye kumenya amakuru ya Hermogene mu buzima tuba tubafite. Iyo tugeze mu ntambara n'ibibazo bahita badutererana bakatwibagirwa bakagenda badusebya bakagenda batuvuga bagati burya n'ubundi nubwo yabeshyaga yarwarasenga yishushanyaga bakaguhita ubuhamya utigeze ugira. Umuntu ashobora kukubeshyera ikintu ukibaza se ni jyewe yavuze nawe ukajya wishaka ukibuka ukajya wikoraho ukabase ni jyewe ari kuvuga n'undi muntu bavuze neza umuntu akaguhindura ubuhamya utigeze umenya kuri wowe. Ariko ndamubwira rekana na Fugero na Hermogene bashyire ku ruhande ufite amakuru meza. Batari ku Imana umugisha igira imbabazi no kwa Onesiforo. Haleluya amen. Umarafunzwe naragakorwa n'isoni z'igihano cy'igifungo cyane, naragakorwa n'isoni z'umuriro wanjye. Oya ahubwo yaje uwo barambariza ashakisha kandi arambona. Haleluya. Natwe Onesiforo ku buzima bwawe. Imana iguze rero bamugeze mu Onesiforo ku buzima bwawe. Imana iguze rero Onesiforo mu buzima bwawe. Kandi ndagira ngo mubwire Onesiforo ni umuntu ukomeye cyane. Onesiforo abo mu iterambere nababwiye yagenze kilometero 669 ajya muri Pawulo agiye kumushaka. Babaza ikibazo bageraga n'amaguru hakuzi kwa mugari zijyafuye kwa yavaga ukagenda mbere kandi twe twageze n'isatu turi mu modoka sinzi uko byagiye. Hanyuma rero ndashaka kubabwira ikintu neza. Ngiye gutanga urugero ku mushinga cyangwa ariko abantu bamukura muri iteraniro cyangwa muri itorero. Umuntu namenye ko yafungiwe muri za nzego z'ubukuru zimwe zigira za modoka z'amafi ku manywa n'imutwaye kandi baramushinja yuko yigometse ku buyobozi bukuru. Wajyayo cyangwa ushaka ko bataramenya ko mujya muvugana ntibigaragare ko muri kora y'ubwo bw'amagambo bakaza kumamagara kubera yuko nanjye bashobora kuvuga yuko rumwe mu bagambani bafatanya nabo uduceceka niba uri umukristo mwiza tujya mu mutaka ukamusengera Imana umwibuka ariko kumusura senajya ntabwo uba wagerageje ariko biki ariko ukuntu byari bimeze. Umuntu wafunze Pawulo yari Kayisari yabaze ibihugu byinshi cyane, yari umwami w'abami, yari afungiyeho amateraniro icumi amazamutegeka. Ni ukuvuga ngo ndiyemeje umugabo mwafunze nta cyaha afite ngenje guhamya ko nta cyaha agira. Urukiko rutaracyubaha tutazi icyo bazamenezaho ariko umugabo witwa Onesiforo mu gitondo kimwe
arabyuka atekera impamba, ashyiramo ibyo kurya, ashyiramo imyambaro, ashyiramo amafaranga. Yarabatinye gushaka umwigisha wacu witwa Pawulo, arazinduka aragenda, agenda iyo minsi yose. Ngo Pawulo agiye kubona umuriro akomanga cyane mu rugo ushaka, ngo mujyeyo bajye kubona umuntu utungutseho. Haleluya! Baravuga ngo nuruze muri Efeso narinje kukureba. Bamuzaniye ingemu baramukura. Pawulo avuze ngo yanduraga kenshi, ntabwo ari rimwe yabikoze, ngo yanduraga kenshi. Imana igumuntu, haleluya, ukurura kandi kenshi, ntacobore, ntakurambirwe yo, ntagucyurire, ntazane inyuro. N'ubwo bigendera muri jye namukoreye ibingibi, murumva ukura ku ntase, murumva akorana ikibi muri rakora, ngo kiriya kitari yambaye n'ijye nakibuze. Oya da, oya. Imana igumuntu ukurura kandi akurure kenshi. Haleluya! Utakurambirwa. Kare gashimye navuze kuvuga mushumba. Amen. Haleluya. Amen. Mushumba twarabyaye twamugagaza kutureba, aradutwara tutahana, arajya dusigira n'amafaranga. Amafaranga icyo gihe ntabwo twari dufite amafaranga, adusigira n'amafaranga. None se ku buzima bwacu. Haleluya. Natwe tumaze kwisuganya, twegera ibintu twari dufite bikeya, twari mu bukene ariko twari kumusura. Turamubwira ngo turazirikana ko tugiye neza. Njye na madamu turagenda ku cyumweru, njye bari n'abakristo bano twahuye, turamusura. Arangije turamwereka ngo wa mwana yakoze, ariko mushuma nabyibutse. Wowe rero ku buzima bwa inshuro nyinshi, hari umunsi tugikora ubukwe yaje mu rugo iwacu, buriya abayobozi ngo bari baravuga ngo ntituzabyara. Aravuga ngo mushumba adusengera isengesho, n'ubu abantu baje batugirira ibibazo mbere kuko twari twagize ibirori, ko njye maze gukomoka nari ibyo mbangure nta kintu nari mfite, udufaranga nasaguye duke. Fata umunsi mpamagara mu badufashije ngo turabashimira ngo mwarakoze biriya bintu byose mwabikoze. Twakoze ubukwe kuwa gatandatu, icyumweru kizakurikiraho uhita duhamagara abantu turabashimira. Mushobora rero unadusengera isengero, aravuga ngo abarozi bari baravuze ko batazabyara, none batwema abana b'umugisha ariko kandi bazahere ku mukobwa. Burya twahereye ku mukobwa. Haleluya! None wabona umukobwa yarakuze biga muri aka bakobwa yabiri, mu gitondo arabyuka bataje byare koreshe, tugiye kwishima kwa ibyo gukunda cyane. Ageze muri materineri ya kabiri, Imana izaguhungisha amashuri. Dukeneye abantu baturura kandi kenshi n'ubuzima ishuri yafasha mu buzima. Haruna abandi nkabo uretse ntabwo mufata kandi gatozi. Tekereza abantu bakugiriye neza mu buzima bwawe. Kuva kuri babaye mojeri bagutaye, batekereza wibutse igihe waba ushobora, wibutse igihe wari kwa muganga, wibutse igihe wafite ibibazo by'ubuzima utagira akazi, nta kintu cyo gukora ufite. Iyo abakiriya Kigali ntafite aho cyara abana bakuru bakwaje mangirane n'abibutse mu minsi ishize mu rutonde n'abandiki bafite urugero rwa message nanditse ufana nasize ariko mbatumbiwe ariko mwe n'abandi cyangwa nibutse umunsi w'ino ntarwanza ni imodoka z'uruko nibutse ibintu wabone mu bukwe bwawe none wahindutse nkabona siporo ku buzima bwanjye nafashe n'umurongo none nibutse ko Imana yagukoresheje ku buzima bwanjye kugira ngo uhinduke amaboko yo kundamira kugira ngo ntasebe nawe Imana izagutabara kandi izakwibuka. Abonye iyo message ararira, yari muri Zambia, arambwira ngo barekere undi muntu urakirwa. Ujye wibuka abantu bagiye neza, n'ubu utafite icyo umuha ariko n'ibimubwira ngo ndabizirikane kandi ntubizirikane kuko yakoresheje ibirori gusa, ahubwo ubikore nta n'ikintu cyabaye. Umubwire ngo nibutse neza wakoze ku buzima bwanjye, wahindutse amaboko andamira kugira ngo ntasebe. Aho kwera ikintu twarwaye dutinda kwa muganga tukoze nabi, abadusebeje, abatwanze, kubera ngo umuntu abaradumati k'utugambo turatuvuga abantu batwanze. Oya, reba Imana akoresheje ubuzima bwawe. Wabonye urutonde? Wabonye? Birebe wongera ubitekereze. Birebe. Uri kubatekereza wari se Imana atuye ku buzima bwawe. Imana igukurura kenshi. Umuntu udakurwa
ari isoni z'ikibazo cyawe. Turi inshuti dusanzwe turi inshuti, ariko yabona ikintu kikubayeho agahita ahinduka umukozwe n'isoni, ntazajya kujya kuvugisha kwiyose. Tuzajya tuvugana cyane, yagize isoni z'ibyawe. Imana ni umuntu udakorwa n'isoni z'ibintu byakubaye, akubera inshuti no mu bigeragezo. Haleluya. Umuntu utubu umunsi umwe Masumbu ko yagiye i Burundi yajyanye Ngozi, umushumba Masumbu yari akiri Gerard, ari nambaye neza nk'umushumba mukuru wari uherekeje korali Ngozi, yari yagiye kuririmba hariya i Bujumbura niba baranzanye. Nubwo bagezeyo bagubwa neza, bari ibihe byiza. Barangije ni uruhamya rwayo, barangije kumwe abakora musuka musuzanya bamugwamo abaza kumuhorera umushumba mukuru baherekeje korali Ngozi. Korali Ngozi yari imanye murabizi yo bafite ibihe byinshi bimeze, kandi hari abashyitsi benshi bavuye mu Rwanda bagiye Bujumbura. Imana imbere ku muntu ntara ariko mwikuri udafite umubiri kumusuza bakajya barebera kure, kajya bitegereza. Masumbu ngo ijwi rimuzana ngo genda usuze uriya muntu, agenda abyigana aca kuba Kristo bazaga kumusuza bamuhobera, ngo aragenda agera kuri wa muntu ngo ni hepfo, ngo amugere wa muntu agiye kumusuza ngo ntugumbire ntugumbire, babyita kugumbira, ntumubere ntumubere. Ijwi riramubwira ati mu bazima badashaka kumuhobera, ariko ntumubere kuko nisize amamesi. Amamesa murayazi ukuntu ahumura, ati yarayagaga kagira ngo ni ibintu byawe kuko nta mumesa arimo arajojoba. Masumbu yari yambaye ikote rihenze cyane, yari hejuru n'umukristo mwiza muri Canada, waravuze ati nabi kumushumba. Masumbu ugahita utekereza ati nibutse ko nanjye nayisize amamesa. Ngo yarayisize amamesa, niba bari kambi kambi mwaje bati ngumukwita umfatara muhobera namukomeza arabwiyegereza cyane, araturenda gusiga amamesave. Mukristo araturikana arayabati Mana wenda bimenye burya nzajya mw'ijuru, nanjye uranzi burya kumbi burya uranekereza. Maze imyaka 15 muri ishengero nta muntu andamutsa, none abamarika bavuye i Rwanda barangumbiriye. Mbere amaze imyaka 15 mu musubizo mu rusengero. Uzima yari arwaye ibibari, uretse ko ubu baje iterambere ryo kubaga ibibari, wararwaye ibibari cyane cyane mu musatuye gutya kuzuru gutya nyine ukabona n'umuntu udashimishije. Burundi baracyari hasi cyane, n'imiryango itari buba myinshi ntiyabafasha, ibibari biracyari ikibazo n'izindi ndwara nyinshi ntibabasha kuzivura. Arangije aramuhobera, wamara kumuhobera narubwira ngo mushumba menye ko Imana inkura burya nzajya mu ijuru. Maze imyaka 15 muri ishengero nta muntu arandamutse, none nibwo abamarika bavuye i Rwanda niyo Imana ikoresheje mu muhobera. Mu nsengero zacu tugira abantu bakene byura ko bana bakora. Haleluya. Wabahobera ushobora kuramutsa abantu, iyo bari ikintu nagara babona ndabanza n'agatakata nkabahobera, kandi barumva no kumwegera. Iyo umubwiye tubatishe neza kandi nanjye nakureba abona ngo weza nuko namukashe muri amateraniro. Mujye mwirinda gusuzanya n'abakomeye, kandi mujye mwanze gusohoka umusuza. Hari umuntu ugukunda kugusa byibwe yaba bateye korasi agafashwa umukorero numva nguwe neza. Musenge cyangwa abakeneye gukura kugera no kukigero, twararwaye kugera ku kigero dusigaye dusuzanya n'abo tureshya abo tubana. Mwana tugire neza cyane. Ubwo simvuza abo dutumira mu ngo zacu muri Sibeko. Hari umuntu watumira gusa yakubona iwawe, yakwibona iwawe wahageza bati ko Imana iranze. Harimo abantu basenga umwana wabo babaye bagenda kubira ko abantu batabaye babi, kuko ibyo usengera byose uzabona biturutse mu bantu bose ntibabaye babi. Ibyo urimo wifuza bizaturuka muri aba bantu. Aba n'abandi benshi Imana izaza. Imana imuha ukura mu izina rya Yesu. Wari gusimbuza ibya Dawidi na Barizilai. Barizilai yagobotse Dawidi ashobora
Yesu ashimwe. Iminota yanjye wenda uwanyu. Imana iguha umuntu kuvuga neza utari. Imana iguha umuntu kuvuga neza utari. Haleluya. Harimo inama nyinshi zikorwa zituvugana, ziturwanya.